Mukamana Angelique. Mukamana Angelique nkantuye mu mudugudu wa Gatebe, akagari ka Kayonza, umurenge wa Mukarange. Aba nishimiye ibikorwa byabereye aha ya EF inteye impaye umuganda ukaba unyujurije inzu yari yananiye, none nkaba nishimiye nezerewe rwose. Bashimiye rero rwose bose n'abaturage duturanye baje kumfasha, bakaba bamfashije muri iki gikorwa cy'umuganda. Nishimye ndanezerewe, sinabona ukuntu mbivuga, birandenze bose. Nari narihebye nayobewe ukuntu nzabigenza, ariko kubera iyi leta biramfashije rwose, ngiriye neza. Mwakoze, Imana ibahe umugisha, turaganire bihagije, muzagaruke, Imana ibahe umugisha. Murakoze, nitwa Mukamurenzi Sharifa. Uko nabonye iki gikorwa cya International Youth Fellowship, ni igikorwa cyiza cyane nko ku banyamuryango b'uyu muryango, cyane ko ariho tubonera ibijyanye n'ubufasha ku banyarwanda muri rusange cyangwa se n'abandi bantu bagiye batandukanye. Iki rero tugifata nk'igikorwa kidasanzwe ku banyarwanda, cyane ko harimo ubutumwa bugendanye no gufasha. Njyewe uko nabibonye byanshimishije, ndetse byanashimishije n'umuturage wese uri hano muri rusange. Iki kiba ari igikorwa cyiza, twebwe nk'abanyarwanda kitwigisha ubumwe, kugira ubumuntu muri rusange, wafasha abandi bantu ukabafasha ibyo udafite ukabaha cyangwa se ukabagabanyirizaho. Kitugifata nk'ikintu gikomeye cyane ko ari indangagaciro za buri munyarwanda wese. Gufasha ni ikintu umuntu uwo ari we wese yakishimira kandi akakigira ikintu cye. Iki rero twe nk'abanyarwanda muri rusange ni ikintu dufata nk'icy'agaciro cyane, ko tuhungukira kugira ubumuntu, ubumwe ndetse no gufasha muri rusange. Uyu muryango wa International Youth Fellowship turawushimiye cyane, tuwushimiye ku bikorwa ugenda ufasha abanyarwanda ndetse n'abaturage muri rusange, yaba mu kubafasha kububakira. Murabona nk'iyi nzu tumaze kubaka hano ni ku bufatanye bw'uyu muryango ndetse n'abaturage muri famiye, ariko twebwe tubibona nk'ikintu nyine kiba kidasanzwe, ikintu cy'agaciro, ikintu cyiganjemo urukundo. Mbese International Youth Fellowship ni ukubashimira muri rusange, mwakoze kwitanga nkatwe nk'aba youth volunteers. Njyewe nitwa Sharifa, ni umunsi volunteer, aho mwadukenera cyane cyane mu kugaragaza imbaraga zacu cyangwa se icyo dushoboye ku kigendanye no kubakira abatishoboye. N'ubundi ni ibikorwa tugenda dukora buri munsi, nicyo kintu dukora mu buzima busanzwe. Twebwe aho mwatwiyambaza hose twabafasha mu kigendanye n'imbaraga z'amaboko. Murakoze.